Uribaza uti ese impyiko zishobora gukira? Sadepa ni ukuvuga ngo impyiko watewe n'impamvu. Hari impamvu ishobora gutera impyiko, tuvuga urwaye nk'indwara nka malariya, zikaba zatuma impyiko zihagarara gukora, bashaka kugushyira kuri diyalize bakagufasha mu gihe malariya iri gukira. Ni ukuvuga ngo bashobora gukuraho icyabiteye, ubundi bagafasha za mpyiko zawe gukora kugira ngo zitangirika mu gihe urwaye ya malariya, hanyuma nyuma yaho impyiko zikazongera zikikoresha. Noneho mu gihe impyiko rero ariko ubwari bw'impyiko iyo burengeje ukwezi cyangwa se amezi 3, ni ukuvuga ngo izo ngizo ntabwo zikira. Ni ukuvuga ngo izo ngizo ntabwo zikira, akenshi usanga ni uburwayi budakira, ahubwo bashobora guhagarika gukomeza kwangirika, bakazahagarikira aho ngaho, zikareka gukomeza kwiyongera kwangirika, ku buryo bashaka kugukorera kuguha imiti ishobora gutuma zireka kwangirika. Ubundi buryo bushoboka ni ukuvuga ngo bashobora gukora amadiyalize. Diyalize ni ukuvuga ngo ni uburyo bashaka gukora kakazi impyiko zakoraga, impyiko zawe zakoraga, hanyuma kagakoreshwa n'imashini. Ni ukuvuga ngo impyiko zawe zakoreshwa akazi zakoraga kaba kakorwa n'imashini. Ubwo ni uburyo nabwo bushobora bwa gatatu bushobora kukuvura. Ubundi buryo bwa kane ni uko bashobora guha insimburangingo y'impyiko. Bashobora guha insimburangingo y'impyiko, hanyuma ukaba wakoresha impyiko y'undi muntu, ariko nanone bigusaba ko uzajya unywa imiti itandukanye kugira ngo za mpyiko zawe wa mubiri wawe tuzagira ukabona ko ariko retranje ari ikintu kinjiye mu mubiri, ukaba wagira ukanga rwa ruhago, ukanga ya mpyiko ukarwanga. Ni ukuvuga ngo bisaba guhora ku miti, ugakora check up buri gihe. Ibyo ni ibintu bishobora kugusaba kuba wahoramo. Nabyo rero ni ukuvuga ngo ni ubuvuzi, ariko ubwiza buryo baguhaye impyiko ushobora kumara igihe kirekire. Ushobora kumara igihe kirekire, yego. Ni ukuvuga ngo harimo abantu bashobora kuyimarana imyaka bitewe, ni ukuvuga ngo ubusimburangingo bw'impyiko bishobora kumara igihe kirekire, kimwe n'uko ushobora kuba kuri diyalize igihe kirekire gishoboka. Ibyo byose rero birashoboka ku mpyiko. Uribaza uti ese impyiko zishobora gukira? Sadepa ni ukuvuga ngo impyiko watewe n'impamvu. Hari impamvu ishobora gutera impyiko, tuvuga urwaye nk'indwara nka malariya, zikaba zatuma impyiko zihagarara gukora, bashaka kugushyira kuri diyalize bakagufasha mu gihe malariya iri gukira. Ni ukuvuga ngo bashobora gukuraho icyabiteye, ubundi bagafasha za mpyiko zawe gukora kugira ngo zitangirika mu gihe urwaye ya malariya, hanyuma nyuma yaho impyiko zikazongera zikikoresha. Noneho mu gihe impyiko rero ariko ubwari bw'impyiko iyo burengeje ukwezi cyangwa se amezi 3, ni ukuvuga ngo izo ngizo ntabwo zikira. Ni ukuvuga ngo izo ngizo ntabwo zikira, akenshi usanga ni uburwayi budakira, ahubwo bashobora guhagarika gukomeza kwangirika, bakazahagarikira aho ngaho, zikareka gukomeza kwiyongera kwangirika, ku buryo bashaka kugukorera kuguha imiti ishobora gutuma zireka kwangirika. Ubundi buryo bushoboka ni ukuvuga ngo bashobora gukora amadiyalize. Diyalize ni ukuvuga ngo ni uburyo bashaka gukora kakazi impyiko zakora.